Amayaga kera hakiri amashyamba magari wasangaga imvura ihaboneka, ariko ubu hari haratangiye kuba ubutayu. Imvura yarazaga igahita ibitwara ubutaka n'imbuto twateye zikagenda, amategura yacu akaguruka. Imvura yaragwaga igakukumura ubutaka ikaza igasuka ku mazu, ugasanga turaye duhagaze, ndetse n'amatungo hari n'igihe twize kuyakura mu biraro tuyashyira ahantu ku gasozi kugira ngo imvura itayatembana. Iri shyamba uko muribona kugira ngo murabona ko ubungubu ritohagiye rimeze neza. Mbere twajyagamo gutashya inkwi, twajyagamo guca amakara, twajyagamo gutema ibiti byo kubaka inzu zimwe na zimwe nk'ibiraro, bigatuma ishyamba rigenda rishira, hatangiye guhinduka ubutayu. Mu bijyanye no gucana twakoreshaga inkwi nk'uko no ku yandi mashuri bazikoresha. Urebye uko mu Mayaga amashyamba yagiye akendera, igiciro cy'inkwi cyagiye kizamuka umwaka ku mwaka, ku buryo byaduhendeshaga gukoresha inkwi. Igice cy'Amayaga kirimo imirenge yari imaze kugirwaho n'ingaruka ku buryo bufatika n'imihindagurikire y'ikirere. Aho wasangaga nta giti wabona ku misozi, aho wasangaga biri kugenda hafata isura y'ubutayu ku buryo udashobora gupfa kubona ikimera cyatuma ubuzima bugenda neza. Umushinga wa Green Amayaga ni umushinga ukorera mu gice cy'Amayaga mu turere tune: Kamonyi, Ruhango, Nyanza na Gisagara. Ubundi uwo mushinga harimo ibikorwa bitandukanye, ariko nababwira iby'ingenzi harimo gutera ndetse no gusazura amashyamba, harimo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ikindi kandi mu bikorwa dukora ni uko duteza imbere imibereho myiza y'abaturage binyujije mu kuboroza inka ndetse n'amatungo magufi. Umushinga kandi ufite n'ibindi bikorwa byo kugabanya ibicyanwa bikoreshwa mu guteka. Aha twibanda cyane mu kubaha imbabura zikoresha ibicyanwa bikeya. Kubera iki twibanda ku kugabanya ibicyanwa? Ni uko tuzi ko nidukomeza gutema ibiti kugira ngo abantu babikoreshe nk'inkwi cyangwa nk'amakara, rwa rusobe rw'ibinyabuzima twifuza kugarura ntabwo rwagaruka, ariko na ya suri twifuza kugabanya ubundi ituma bateza nk'uko bakejeje, ituma Amayaga yenda kumera nk'ubutayu kubera ko isuri yari imaze gukabya, bikongeraho ko n'imihindagurikire y'ibihe ihari, izuba ridasanzwe cyangwa se imvura igwa nabi noneho igatwara igakukumba byose byari biri ku butaka. Ibyo byose rero ni ibikorwa bikomatanyije mu mushinga. Amatungo hari n'igihe twize kuyakura mu biraro tuyashyira ahantu ku gasozi kugira ngo imvura itayatembana, ariko none muri iki gihe rwose aho ishyamba rimariye gukurira, ibyo byose byavuyeho, ubu turaryama tugasinzira. Iyo gaze tuyikoresha mu mirimo itandukanye ku ishuri bari kudutekera, ku buryo igihe twafataga dutegereje amafunguro cyagabanutseho cyane bikomeye. Ubundi twafataga amafunguro dutinze kubera ikibazo cy'inkwi, imvura yaguye inkwi zigatoha, ugasanga bagiye kudutekera batinze. Ariko ubu ngubu gaze yaraje, baterekaho ibintu byose bigahita byihuta, bikadufasha no mu masomo, tukihutisha sisiteme yacu y'imyigire. Ibikorwa by'uyu mushinga bifite uruhare mu kugira ngo akarere kagere ku mihigo, kuko akarere kaba gafite nk'ubuso kahize kagomba kurwanyaho isuri. Ubwo buso rero kahise kagomba kurwanyaho isuri, hamwe n'uyu mushinga hari ubuso bujya muri uyu mushinga tukabukorana, ubwo umuhigo tukawugeraho tukawutsinda nta kibazo. Kandi umuhigo w'akarere ni umuhigo w'igihugu. Rero uyu mushinga wagize impinduka nyinshi ku buzima bw'abaturage, haba ku bukungu bw'Abanyamayaga ndetse haba no ku bukungu bw'akarere muri rusange n'ubw'igihugu, kuko izo mbuto iyo zisaruwe zijya ku isoko ahantu hatandukanye mu gihugu. Impinduka zirigaragaza haba mu mibereho y'abaturage, haba no mu bukungu bwabo. Hampaye ingurube ari icyana gitoya, ingurube nyirwanaho ndayigwagwana, nkora ibishoboka byose mu mbaraga mfite. Nimara kubwagura nzagira nka mugenzi wanjye nawe wenda ubabaye nkanjye, mworoze nawe ku buryo azagera ku iterambere. Ubwo rero nkaba nshimira Green Amayaga
rero rwose hagati aho twageze kuri byinshi kuko ubu ngubu nimba nezaga nk'imifuka 6 ndabara ko nzakubaka kubera umusaruro w'ifumbire. Nateye ifumbire kuko mbere ntarabona inka ntabwo nezaga nk'uko ubu neza. Ubu rero nibwo umusaruro wabashije kwiyongera. Umushinga Green Amayaga wamuhaye amashyiga yo kurondereza inkwi, najyaga ncana inkwi nyinshi, none inkwi ntago zikindushya. Green Amayaga rwose yatugiriye neza mu kurondereza inkwi, twacanaga inkwi nyinshi, ubu rwose bimeze neza. Uno mushinga wa Green Amayaga hari byinshi watugejejeho cyane. Yaduhaye imbuto, iduha amagereveriya ahingwana n'imbuto n'imyaka. Izi voka tuzikuramo umusaruro, turihirira abana ku mashuri, twakuyemo mituweli nge zareze, abana barariye. Ni ibyishimo kuko gukorera umuturage wo hasi ubuvugizi akabasha kubona ibikorwa nk'ibi ngibi, kubona igisobanuro wabiha mu magambo akenshi na kenshi biragorana kubera ko birenga umuntu. Ko Green Amayaga ihageze yaraje duterera ibiti by'imigereveriya bivangwa n'ibihingwa, icukura imiringoti, duterera urubingo. Kuva baducukura imiringoti nka mbere nezaga nka tone 5 kuri hegitari, ariko ubu zikubye nka 3 kubera y'amazi afatwa na ya miringoti akabasha kugira ngo ya mazi yinjire mu butaka, cya gihingwa nahinzemo kibyakire. Icyo ni ikintu cyiza rero kigaragara ko Green Amayaga hari igikorwa kizazanye mu mayaga. Uyu mushinga wa Green Amayaga mu kugira ngo twese imihigo, urugero nko gutera ibiti, uyu muhigo watumye dutsinda imihigo 100%. Koroza abaturage nk'uko nabivuze, iyo mihigo yagenze neza. Kugenda tuvana abaturage mu bukene, uyu mushinga waradufashije cyane. Abahawemo akazi arabo nabo iyi mishinga yakoreye mu mirima yabo, abo bose imihigo yagenze neza. Rero igikorwa cyose kiganisha ku muturage kiba cyoroshya imishyirirwe mu bikorwa y'imihigo. Dufite inshingano nyinshi, ariko iya mbere ni ukwigisha abanyarwanda akamaro ko kubungabunga ibidukikije. Ibidukikije rero ni bigari, harimo ibi bijyanye n'umutungo kamere, ukuntu ukoreshwa neza, harimo ibijyanye no gufata neza imyanda, harimo ibintu byinshi cyane mu kubungabunga ibidukikije, kandi byose biba bigamije kugira ngo umuturarwanda agire ubuzima bwiza, none ariko n'abandi bazadukomokaho bazaza mu bindi bisekuru. Ubwo rero ano marushanwa icyo yadufashaga ni ukutanga iyo message. Yego tuvuga ku bikorwa by'umushinga Green Amayaga, ariko tuboneraho n'umwanya wo kuganiriza abanyarwanda muri rusange izi nshingano zose, politike ya leta yo kubungabunga ibidukikije, amategeko ahari atandukanye, kuko ntabwo ubundi twihutira kugira ngo ube wahana umuntu utubahirije ibyo agomba kubahiriza utamwigishije. Ubu rero ni uburyo tutayi dusanzwe dukoresha, ariko twabonye ko ari ngombwa kuko nk'uko mubibona butuma abantu b'ibyiciro byose baboneka, kandi message igatangwa mu buryo bworoshye ikagera kuri benshi, kandi bari no muri mood yo kumva. Buri umuntu waje kureba match yishimye, iyo umuhaye message arayifata arayigumana. Ariko nibutse ko aya marushanwa atari mu mupira gusa, harimo no mu bigo by'amashuri, himba indirimbo, imivugo, aho hose bifashishaga message ijyanye no kubungabunga ibidukikije. Twe rero nka Rema biradushimisha iyo tubonye abana bamenya ibi byose twirirwa twigisha, bakabishyira noneho muri bwa buryo bakoresha bwa art kugira ngo message itambuke. Nagira ngo ntangire nshimira cyane leta y'u Rwanda yatuzaniye mu ntara y'Amajyepfo uyu mushinga wa Green Amayaga uzadufasha guhindura igice cy'amayaga, ariko kandi bikanadufasha mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza
y'abaturage batuye muri utu turere uko ari 4 umushinga ukoreramo. Nagira ngo kandi nshimire cyane Rema n'abafatanyabikorwa bayo ku mikoranire myiza no kugira ngo dufatanye gushyira mu bikorwa uyu mushinga kandi ingaruka nziza zigaragare ku baturage. Nk'uko mwabyiboneye, ubu turi mu mwaka wa 3 w'uyu mushinga, ariko iyo ugeze mu turere dukorerwamo nawo impinduka ziragaragara. Hari ahantu twari tuzi ko umuntu adashobora gutera ibiti ngo bikure, ariko uyu munsi habaye amashyamba kandi meza. Hari aho twajyaga twibaza ko ariko habaye hagomba guhora isuri, ariko ubu byabaye nkaho ari umugani. Nyamara turacyari mu mwaka wa 3 kandi turacyafite indi myaka 3 imbere yo gukora uyu mushinga. Umushinga yo ubu hari kugira ngo abagenerwabikorwa aribo baturage bawiteho, ibikorwa by'umushinga babikurikirane, kuko ubundi ni ibyabo. Ntabwo biba ari ibya meya w'akarere, ntabwo biba ari ibya minisitiri cyangwa se abakozi b'ikigo cya Rema. Biba ari ibikorwa bya wa munyarwanda twagiye dukurikirana kugira ngo imibereho myiza ye itezwe imbere. Ubwo rero haba hasaba ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye, yaba ari inzego z'ibanze, abaturage, twese buri umwe uhari akamenya ko ibikorwa byahakoreye bigomba kubungabungwa. Atari muri iyi myaka y'umushinga gusa, ariko bigomba kubungabungwa kugira ngo na nyuma yaho umushinga wararangiye ndetse bikomeze no kugaragara ko hano higeze gukorerwa igikorwa runaka, ni uku nguku twahasanze, ariko tuhave na nyuma y'imyaka 10, imyaka 20 ingahe ibyo bikorwa bibe bihari.